Yes, amahoro y'Imana nabane namwe mwese mwakoze subscribe kuri Duhinduke TV na Fezo TV show. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho utuntu n'utundi tugera ducicikana hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, tutumira abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha wo kwakira uwo bita Alpha Nyawe, umusesenguzi wabigize umwuga, muhungu w'umuhanga cyane, urebera mu marinete nka professeur Sego. Umeze utarufa ntabwo ushobotse, wabonye igitsina gore ibintu byose biba byapfuye. Oya biba biri ku murongo biba byapfuye mushuti we. Imbere amasaha menshi cyane ukuri kw'Imana biba byapfuye pe. None umeze ute? meze pa Twari tugukumbuye, wari umaze iminsi. oya Banza umfashe kuri aka gatelefone gato. 14 Mbwire rero tubanze twumvisha abantu aho imihanda igeze. 144 14 rimwe andika 144 144 1 rero reka tubanze tubumvisha uko imihanda rero yanyereye. sinanze nimero yanjye, kibazo ntabwo ifite 07. Ni nimero ya ubundi. Ntacyo abari barakubuze. Ntawe uzongera kuntesha umutwe. Ikibazo cyanjye nanjye sinyifata mu mutwe. Reka rero tubanze twumvishe uburyo abantu imihanda yanyereye. Uwitwa Jihad yabaye Jihad, bamwe bishimye bakaba barimo no guserebura muri ubu buryo. Witwa Family Buryohe, abo bita Family Buryohe babigarutseho bavuga ko n'ubundi Jihad akwiye kujya za mageragere akagororwa. Babanza ukine, ariko buriya kuvuga kuri Jihad buriya wenda abantu basanzwe bazi imvuga ndishayi ndishyushye, ubona ko nakonje. Uri shayi Jihad hari igisobanuro basanzwe bakuzi uvuga uri shayi. Ushyushye nkubita hasi. Uri shayi ubwo biba bimeze gute? None nakonje. Oya, ubwo uri shayi ubu biba bimeze bite? Wenda reka mvuge gutya. Wenda na mbere yuko twumvisha abantu aya majwi. Jihad ariko abantu ntibaze kubyumva nabi cyangwa se bya bindi by'aba-influencer. Gerageza wongere ijwi. Jihad dufitanye amateka manini y'ubutinganyi. Oya ntabwo seve ya Jihad rega ari ubutinganyi gusa. Abantu bamwe bazi ngo Jihad wenda yinjiye mu itangazamakuru, tandukanya kuba umwe-influencer no kuba umunyamakuru. Ntabwo Jihad yinjiye mu itangazamakuru mu isi. Oya, Jihad ni umuntu wa kera mu itangazamakuru. Kera ataranagira n'izina wenda bavanga afite ubunonaha. Ako se tukiri aho ngaho birakwiye ko twamusabira urwo ndaza kubigeraho nyuma. Shaka kwerekana impamvu nkonje. Jihad twabanye mu isango yari ngewe Jihad na Mani dukorana ikiganiro. Jihad twabanye muri TV7 kwa Rugagi. Jihad twabanye muri TV10. Nanone ngewe Jihad na Mani. Uri kumva nge ninjya kuvuga kuri Jihad ntabwo ndaza kumuvuga nk'uko umuntu ashobora kumuvuga nk'umuntu umuzi nk'umu-influencer cyangwa se nk'umuntu umubona ku mihanda. Ndamuvuga nk'umuvandimwe twasangiye ubugari. Yewe ndanamuvuga n'umuntu navuga ngo ibi bita ubutinganyi kuri we bitaragira vari nk'iyo bifite wenda ubunono. Kuko abantu bazi Jihad na mbere y'uko ubutinganyi bufata izina wenda nabanga izina mu Rwanda. Jihad yari umuhungu wifata nk'abakobwa mu mivugire ye, mu myitwarire ye. Abantu twabanye mu Isango Star na Jihad na Mani baze kumbwira Jihad w'icyo gihe yari muto, uno yabaye munini arabyibuha, urusoro yari akajama gato
afite ubwanwa kiyogoshesha skinhead byo kwambara igitambaro atarabiza uri kumwumva nge Jihad ndi kuvuga ataratangira kwambara kano gatambaro yize gutangira kwambara kano gatambaro nyuma yuko navanga uburyohe bw'ubwamamare atangiye kubwinjiramo duregerega nta n'imyaka 5 ishize zije mu Rwanda avuga uti wenda wese mbone uko nkavaringa uruhara bafite uruhara runini Jihad ntago uruhara afite rwo gusaza afite n'umutwe mubi ya mutwe ntago ari mubi ku bahungu si mubi sinzi wowe uko ubireba ariko umutwe wa Jihad ntago ari mubi ahubwo ni ya defo mpora nambaye ingofero igihe cyose ukumva naho wajya rero utayambaye ukambona ntayambaye uhita ubona mfite umutwe mubi kuko wamenyereye nambaye ingofero rero nk'umuntu wamenyereye Jihad yambaye igitambaro kumubona atacyambaye kwiyeforoma cyane ko nta nubwo Jihad yabuze ubushobozi Chita Magic ntago afite umusatsi se nabonye nawe yarawufite da yarawuguze urabibonye se yarawuguze none se Jihad yabuze ubushobozi bwagura umusatsi yashoboka ntago yabuze ntago yabuze ahubwo buri wese agira inyogo ye ku mugani wa mwana ariko Jihad jewe iyo ugiye kuvuga kuri Jihad ntago mufata gisindi umutinganye sinana mu basina n'abakunda ariko mbere yuko umuntu aba umutinganye ni umunyarwanda ari nabyo tunareberaho kuko ushobora kwita umuntu umutinganye cyane ibyo bintu nabyo bajye babitindaho ahubwo nanavuge si undi kuvugira abatinganyi ariko mbone rero no gusaba inzego bireba iki kintu cyitwa ubutinganyi ntabwo abantu bose ariko babakunze nkanjye simbakunda ariko nk'ubonye nishyiramo kuri umutinganyi ushobora gutuma nakugirira nabi ibi bintu bita ubutinganyi u Rwanda rukwiye kubikumira hakiri kare ntabwo muze ngo rukumire ubutinganyi ahubwo rukumira imvugo zanga abatinganyi cyangwa zibarwanya kuko abatinganyi ni abantu nk'abandi cyo ni icyambere sindi kuvugira abatinganyi ntagire umuntu unyibasira ntabwo ndi kuvugira abatinganyi ariko iyo tugiye kureba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 habanje kuza inzango aba ni ubu bwoko aba ni ubu bwoko so ubwo bwoko bamwe batangira kwangisha bamwe ubwoko noneho abantu bamaze kwishyiramo ko hari amoko habaho gufata ubwoko bumwe bwibasira ubundi sibyo ubu turavuga ngo hashize imyaka 30 jenoside irangiye mu Rwanda ariko na n'iyi saha hariho nk'umuntu mukuru wa wundi wa kera bamwe batatekereza iterambere ry'igihugu rigeze niko nabivuga bagifite amoko mu mutima wabo kuburyo ushobora no kujya kubona njya mbibona bandikira agasuku wagihutu we wagiki umuntu ushobora njyewe nubwo nzi gutandukanya umuhutu n'umututsi ntabwo namumenya icyo nzi nuko tuvuga ikinyarwanda turi abanyarwanda tureba iterambere ry'igihugu nk'abanyarwanda uza kumenya ngo wowe Aisha uri umututsi cyangwa uri umutwa cyangwa uri ki nta kintu biri bumfashe ibyo nta n'icyo biraza kudindiza iterambere ryanjye n'iterambere ry'igihugu ahubwo icyo nkwiye kumenya nabango Aisha ni muntu cyo akunda iki kuvuga ngo ubwoko bwawe nta kintu biri bumfashe ahubwo turebe mu buryo bwagutse hari abantu bibasiye Jihad ngo kiriya gitinganye rimwe na rimwe ukaba ushobora no kumubaza ati Jihad wita umutinganye mwararyamanye yaryamanye n'abandi abandi none se reka ngoze niba dushobora kubona video isohotse yanagizwe uruhare yo gufatwa na nyirayo abantu bakayizira kandi gusebanya no kwandagaza umuntu bihanirwa n'amategeko y'u Rwanda urabizi nabyo ndabizi buriya wowe Aisha ese buriya koko baramusebye cyangwa baravuga ibiri impamvu bamusabya ni imwe azagira umuntu usohoka urukumva ahamye ngo nge Jihad twararyamanye ari ubivuga atajyanye n'ibyimbuga ariko abivuge ari siri ko Jihad amureze yaba afite fact sibyo apana kuba umuntu yabyuka kwitereka ngo jewe ngo Jihad ngo yashatse kundongora ngo cyangwa naramurongoye nta fact biranagatwiko kuko ari umustar biranagatwiko nanjye nshaka nazaga abana Jihad twararyamanaga igihe twakoranaga wamburanya se ako nagatwiko nararyamanye se koko nje ryamana nawe abagore bamaze ki abagore mwaryamanaga cyangwa baryamanaga na Jihad oya
njyewe ntabwo ndi kuvuga hano ku bigendanye n'ubutinganyi sindi no kintu ndi kurwanya nyine ngenda kubaza Jihad mwararyamanye koko cyangwa wowe uruzi ikintu ushaka gukora ushaka gukora akantu gasa nka kakandi uriya muhanzi wo mu Burundi bamukoreye akazi yateye sitori mu kiganiro ari kubwira umunyamakuru ngo hari umuntu ngo uherutse gutangura aca arambwira abanyarwanda ni ibigoryi ni ibicucu ni imbwa ni ibiki barangije bakata ako kantu hari umuntu wambwiye bahita bagakuraho bahera avuga ngo abanyarwanda ni ibigoryi ni ibicucu ni ibiki aba ariko bakora poseti abanyarwanda turahaguruka tumuha ubusobanuro kuko turi abanyarwanda turakunda igihugu ariko mu by'ukuri nyuma tuza gusanga twahubutse ariko tuza gusanga ntitwahubutse ahubwo wakoze ibyo ngibyo niba wari ufite ikizangano mu mutima none nawe dushobora gukora ikiganiro ukakomeza kwibanda ku kuryamana kwa Jihad kandi cyatuzanye hano oya nge nakubazaga koko Jihad mwararyamanye gari ukuryamana n'umuntu ntimukora imibonano mpuzabitsina kuryamana n'umuntu usugu ndara mu nzu na rimwe Jihad ari sindanaryama no kuburira Jihad ajyamye ahuriraga mu kiganiro tugasangirira ku meza biraho n'abantu bakorana mu kiganiro n'ibindi ariko kuvuga ngo twigeze duhurira ahantu h'umwihariko mu nzu se cyangwa ku buriri no ko Jihad n'uburyo nzimo deja n'abandi bantu bazi seriye cyane ntago nkunda kugira brag ariko no muri kamere yanjye ibintu bya brag wa sinkunda batinganye ngewe baye n'umuyobozi kubera icyo udakunda batinganye rero kandi wowe watangiye uvuga ngo ibyo byakuruye nabwira abantu ngo bibasira batinganye ariko nge simbakunda kuba n'abakunda na amahitamo yanjye kuba nawe abikunda na amahitamo ye uri kubyumva ngiye kuba ntabakunda nkabona tunabikunda ni amahitamo yanjye hanyuma kuba n'uriya wundi utari Jihad sindi kuvuga umutinganyi n'uriya wundi ashobora kuba umutinganyi ni akazi ni amahitamo ye ashaka kujyamo kuko igihugu cy'u Rwanda kiri open cyahaye amahitamo buri wese ashaka reka tuve ku batinganyi twerekeze kuri famiye buryohe buretse gato ushaka gukubita wihuta igihe girahari rero ntago nye nahamya ngo Jihad ni umutinganyi cyangwa se umutinganyi igitsina cy'umuntu kiri privacy hari scanning ubundi se reka ngubaze ayi ngo ndebye wabona ndi umutinganyi ntago nabimenya yendori umuntu akamwita umutinganyi batararyamanya abashingiye hari abakobwa tuzi bateye nk'abahungu mu by'ukuri kuba yarisanze ateye nk'abahungu ntago bisobanuye ko arongora abakobwa kuko ateye nk'abahungu ariko si umuhungu yewe nzi umugore wahariya mu Biryogo yambara kigore mbabarire ko ngoresheje umugore yitwa amazina y'abahungu yambara kigore asa n'abagore afite n'amabere ya kigore anateye nk'abagore ariko afite igitsina cy'abagabo yego se kandi anakenyera ibitenge nk'abagore kubera ko asa nk'abagore kandi amakuru nzi neza kuri uwo muntu anarongora abagore kubera ko asa n'abagore ateye nk'abagore afite n'amabere nk'ay'abagore ariko umwihariko afite igikoresho cy'abagabo nushaka kumumenyaho byinshi ujye kuri Gerard Mbabazi yari Gerard Mbabazi anyuze uramubonaho bagiranye ikiganiro yambaye n'ibitenge amaribaye uri kumva koko se buri uriya muntu ntabwo ari agatwiko afite igikoresho cya gisirikare ni mubi cyane ngavugurura abana b'abakobwa nk'abandi badama abandi bose ariko nyine ushobora kumureba ukamwibeshaho ugahita ubona ni nk'umumama w'umusirimu uri kumva kubera ko afite uburyo asa nk'abamama yitwaye nk'abamama ariko mu mubiri wiwe ni umudamu utindana nawe uzi ngo uri umumama ugashiduka yakurambitse inka yanjye ni ibihoho akubita hasi ni nayo mpamvu ngewe njya avuga ngo biragoye ko washaka umuntu utaramenya niba ari umukobwa nigeze nabikubwira mu kiganiro abandi dore ntabwo byakurura uburaya kuba usa nk'abakobwa ntabwo bihagije ngo nemeze ko uri umukobwa ahubwo nkwiye kureba ku cyerekana ko umuntu ari umukobwa uretse ubundi cyerekana ko umuntu ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ni isura va mu by'abakobwa twigire kuri famiye buryohe famiye buryohe yarikoroboje kuri iyi mihanda ibintu byabaye ibibazo famiye buryohe njyewe buryohe ndamwubaha bawitonze mbere y'uko umwubaha bawitonze wumve bawitonze wumve ibyo aba yabanje kuvuga
twongere dukotinge kuri bimwe yavuze yatangaje kuri cano imwe yitwa Ikaze bamuhamagaye urumva noneho uhita ushyiraho ngo uramwubaha wumva ahantu ntabwo nibeshye uhera bawitonze akuvuga bakubitamo hari yewe n'abafana jihadi cyatuma mwifuriza gupfa fana jihadi cyatuma mwifuriza gupfa uretse gatoya kuko aho ngaho mbanza nkubwira akantu gatoya Shaki ntabwo ari wowe dukeneye pe igisubizo ukiye wari umutego bateze mama buryohe kugira ngo njye nawe murabyumva namwe ariko baragiye basanga ni ku rutare baragiye basanga ni ku rutare igihe babanje basanze ni ku rutare nk'uko ariko hariya rero ngo urakara murwano nimba utanyuze ntabwo ari ibi ngibi ntabwo ari ibishaka yewe ntabwo ari iki kiganiro nshaka woshya ikibazo ntabwo ari cyo kiganiro nshaka mbabarira wenda cyumvisha manze abantu ariko ngenda kizi mbabarira manze mbivugeho mbishake neza papa buryohe wanjye aba yambabaye papa buryohe ati yewe ndabizi uyu mwana w'umuhungu agomba gufungwa sibyo agomba gufungwa akajyanwa amageragere akagororwa ndavuga amageragere kugira ngo byibuze amere uwo mwana wagiye muri rehab uwo mwana wagiye muri transit kugira ngo turi ababyeyi be turamwifuriza ibyiza kandi nta handi yakwitekerezaho cyangwa yahindukira yabera umuntu muzima uretse hariya jihad akwiye kujya imageragere ukanavugaga kirya gihe nuko icyo gihe yari abitswe na RIB ntabwo nari mvuze mageragere yego kuko RIB ni mu maboko meza umuntu agomba kugenda akaruhuka akaharuhukira kandi bikaguha kwitekerezaho mu byo ari mazira yego niko kuruhuka navugaga ari si ukuvuga ko ababivuga nanjye ndimo n'ubushinjacyaha bwarabimusabiye ariko unagira ngo ushyireho umucyo Tesha na Brian ni abantu badacana uwakana mama buryohe ibi bintu kujya utajya hagati ngo wunge Brian na mama buryohe ahubwo icyo nakubwira video ngiye ndababwira ko video ngiye gukora mu kanya imeze itese ega iby'abagore wabyihoreye aho ukirebera ibyabo ariko yamvuzemo yaragutondagiye bamvuzemo bagiye gusura jihad kuri brigade Kicukiro nyamara nanamusuye waramusuye reka nkubwire aha kamera hanga papa buryohe ndamwubaha ariko dufite ikibazo gikomeye cyane navuga reka mere hano ejo polisi y'u Rwanda yasezereye abapolisi 72 bagiye mu zabukuru ugiye kumbaza ngo ibi bintu ubizanye gute bya polisi kandi ukabuzanyemo papa nanjye ubwo naringiye kubikubaza iki ikintu ushatse kuvuga ni iki leta y'u Rwanda idufashe RDF idufashe polisi idufashe dufite abantu bari kuva mu nzego bakabaye banubahisha wenda urwego bahozemo cyangwa bakaniyubaha ariko bagera hanze bakaba abaturage ba nyuma y'abaturage ati gute rero papa buryohe ni umudemobe urabizi cyangwa nibwo ubyumvise oya nari mbizi none umudemobe ni iki ni umuntu wigishijwe watojwe kuko baravuga ngo what are soldiers always command umuntu wabigeze kubaho umusirikare igihe ngo what are soldier always nyine ibihe byose ahora ari umukomando sibyo yego no kuvuga ngo uriya papa buryohe
cyambere kuba yarabaye umusirikare akanavamo akaba adafunze uko yabaye umusirikare mwiza kandi yabaye umusirikare kugira ngo yubake igihugu cye sibyo yego noneho ubu ntagakira umusirikare w'imbunda ni umusirikare w'umunwa wa social media ni umusirikare akwiye w'umunwa kujya kuri social media rero ntajyeho nk'abaturage ntajyeho nka Jihad wakuriye mu Biryogo ntajyeho nk'abandi tujya tubona birirwa ku izi mbuga akajyaho nk'umuntu wigeze kubaho umusirikare kandi condition ivuga ngo umuntu wigeze kubaho umusirikare arekera kuba umusirikare yapfuye ari nabyo polisi yabwiye abapolisi bagiye mu buzima busanzwe nimugoroba irabwira ngo mutandukanye na polisi ariko ntabwo mutandukanye n'iki n'umutekano icyo kintu iyo message urayumva ntabwo batandukanye ntabwo ndacyumva neza hari n'umuntu umeze nkanjye utari wabyumva basezerewe muri polisi ariko ntabwo basezerewe mu mutekano kuko ashobora kuba yarari muri polisi ahugiye mu bikorwa yagera hanze akajya kuri YouTube nk'aba baburyohe agatangira gukora ibintu bitandukiriye cyane urabizi neza ko iyo usezerewe utarakatiwe n'inkiko ranka yawe uyitahana ntabwo nari mbizi niyo mpamvu bavuga ngo retired bakongeraho amaranka yawe ariko iyo wafunzwe ranka zawe nyine impeta n'imidari ya gisirikare bakayitesha agaciro wabaye umuturage usanzwe usa nk'utarakandagiye hanyuma iyo utashye nk'intore ugataha nk'ingabo ugataha nk'umuntu ufatika n'ubundi uba ukwiye kujya hanze ugafatika uba utashye nk'imfura utashye nk'imfura nk'umuntu wakundaga igihugu nk'umuntu wakoreye igihugu ugikunze kandi nk'umuntu wagikoraniye umurava n'urukundo rero biratunguje biratangaranye kubona umuntu nka Papa Buryo ashobora kuvuga ngo uretse ko hari akantu yavuze neza ngo yavuze ko yaba ari muri RIB yavuze ko yajya amageragere wabyumvise muri RIB se wagize ngo uba uri iwanyu uba wisanzuye ntabwo uba uri iwanyu ariko RIB n'amageragere biratandukanye ibyo bintu byihorere papa oya nta hantu umva impamvu ushobora kubivuga ufunze buriya gereza uko yaba imeze kose ntabwo iba ari gereza hari ubuhano butoya buba mu nzego z'umutekano mu gisirikare se mu gipolisi n'ahandi nta n'ikigo cya leta cya gisirikare cyangwa cya polisi waburamo gereza yawe oya ariko gereza uko iba iri kose iba ari gereza nta gereza iruta indi banza wumve none iyo uri mu kigo uba uri iwawe iyo uri mu kigo uba uri iwawe cyangwa uba uri mu kazi oya uba uri mu kazi nyine numva ko ari akazi ariko atari iwawe kandi kuba ariko isaha n'isaha wataha iwawe oya iyo uri mu kigo ntabwo usaba uruhushya rwose ukaba wataha ntabwo upfa gusohoka gutyo ariko ntabwo ari kuruhabwa oya ariko baguhigiye yego none se muri gereza wasaba uruhushya ngo ndashaka gutaha bakaguha igihe cyo kuzataha uretse gato nagira ngo rero ko n'ikigo cy'ubwacyo kiba kiri close usohoka bitewe n'impamvu noneho hari igihe uri mu kigo uretse kimwe nuko muri gereza utasohoka ngo impamvu iyo ari yo yose ntishobora kuba bagurushya muri gereza ngo utahe hari n'igihe uba uri mu kigo ariko noneho nyuma y'ikigo uri no muri gereza mu kigo nabyo urabizi bishoboka nabyo bijya bibaho impamvu nzanye icyo kintu si uko ushatse kuvuga ngo abamo gereza zinabamo kuko n'indi bintu binazwi ntabwo Papa Buryo yaba yarabaye mu gisirikare byibuze imyaka irenze 5 ngaba atarigeze akandagira muri gereza kubera iki si birashoboka ko yenda atakandagiye ntabwo bibaho impamvu ngiye kubwira ngo umuntu ubizi sindi bushaka kwinjiramo cyane ngo mbizine ariko ndabizi gereza ya gisirikare navuga ko ari shoti gereza ntabwo ari gereza iyo ugiye muri gereza pira ujya mu nkiko sibyo rero kari akagereza ka hariya ni akanyafu none se Papa Buryo ntabwo yigeze afungwaho ntabwo yigeze akubitwa akanyafu hari umwana uri mu rugo udakosa se hari ubwo ubizi neza se uburyo wabishinza hari umwana uri mu rugo udakosa uramutse ubyaye hari umuntu ugira umwana utagira amakosa abana bose barakosa ariko si uko amakosa yose aba angana ingabo y'igihugu iri mu kigo igira amakosa ni umwana uri mu rugo amakosa agira rero hari ugira amakosa uwo ngo bamufungira muri kakagereza ko mu kigo hanyuma ukoze icyaha we bavuze ngo amakosa ntangana ikosa rinini si ikosa n'icyaha
ukoze icyaha ajya mu nkiko. Ariyo mpamvu uzasanga ari mu nkiko za gisirikare. Ukoze icyaha ajya mu nkiko. Kuki bashyizeho inkiko za gisirikare? Uko bari bazi ko umusirikare atari marayika nawe ashobora gukora icyaha, sibyo? None se birakwiye ko umugabo mugenzi wawe wakishimira ko umwandiko oya winjana mu by'amagereza y'umuntu uza mu bisirikare wa umuntu uzi fana yo gereza mu matwi nk'umuntu uzi ikibi cya gereza niyo wariraramo ijoro rimwe nimbi, sibyo? Ntago akwiye kwicara ngo yitereke ngo avuge ngo jihadi nibamufunga ku buryo yakicara agomba gufungwa ko ndemeranya na papa buryohe kuri uru ruhande kuko nabonye hari abantu babifashe ngo bakasa akantu gato ngo jihadi nibamufunge bya bindi navuze dutangira ikiganiro kandi papa buryohe bati kuba afitwe na ribu ikintu nakemera ribu nimufata imuhane, sibyo? Bimushyireho akanyafu ariko imurekure ajya mu buzima busanzwe araba twayisomo kuko uri kumva jihadi kubera iki bamurekura kandi hari abandi bantu yagiye ahungabanya cyangwa ababariza imitima. Impamvu bamurekura ntabwo ribu ibereyeho gufunga. Mbere yo kubakubwira ko ribu mbere ko igufata irabanza ikaguhamagarika kugira inama. Hanyuma iyo uri umubyeyi ukagira umwana inama bikanga, iyo umugira inama cyane bikanga ntushyiraho akanyafu. Rero njye nafata ko ribu kuko ndabizi ko yagira inama jihadi n'umuvugizi yarabivuze. Noneho niba baramugiriye inama akanga, sibyo? Bamufata icyo cyumweru cyangwa 2 cyangwa 3, sibyo? Ariko nibarenze 4 bamurekure iminsi 30. Ufite amatwi yumva atarariye ihene nyinshi waba wumva, ariko warariye ihene nyinshi. Umuyobozi wa ribu yigeze yavuga ko ibi bintu ejo bundi mu nama n'abanyamakuru avuga ngo nabonye mufite ikibazo cy'abantu bajya muri rihabu n'abajya muri gereza. Warakibonye? Ati abasitari bajya muri rihabu abandi bakajya muri gereza. Aravuga ati byo sibyo. Ati iyo dufashe umuntu tukareba muri dosiye tugasanga n'ubwa mbere tumufashe ntabwo ari ubwa mbere bamugiriye inama, n'ubwa mbere tumufashe tugira gute akatwereka ko afite umutima wo guhinduka, sibyo? Tumujyana he muri rihabu. Ariko iyo asubiriye bahita iki kumujyana muri rihabu suko atari yakoze icyaha. Ahubwo si ngombwa ko abantu bose babamarira muri gereza, ahubwo bamujyane muri rihabu wenda barebe ko ari ibyo biyobyabwenge, barebe ko ari iki. So ikintu navuga rero jihad ashobora kuba avuga biriya bintu wenda ari ibiyobyabwenge. Nta biyobyabwenge bamusanze. Ibyo birumvikana. Ariko se rihabu ivura ibiyobyabwenge gusa? Ushobora kuba afite n'uburwayi bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe buba bugomba kugendera ntabwo bujya muri rihabu. Akeneye abaganga bamuganiriza. Keretse yenda iyo ufite ihungabana niho baguha counseling. Nyine afite ihungabana we. Ihungabana rimeze rite se ntibaba bararibonye? None se reka nkubaze. Ubu jihadi niba murekura cyenda bizi ko bazamurekura ko byagenda kose. Ntago bizagutungura jihadi wari uzi imbere yo gufungwa umubonye nyuma ukabona yarahindutse. Gutungurwa ko ntawe utatungurwa, ariko se uzatungurwa jihadi yahinduye imvugo. Ariko se aba barimo kubyina reka banze kamarade mbere yari ibura mwibuka mbere yuko Ese ubu yarahindutse kamarade we si umusazi wa hano kuri iyi mihanda. Yagabanyije umuvuduko birarura. Kandi kamarade si ubwa mbere yarafashe yaravuga ati nge si ubwa mbere nari imfunzweho. Akiri no ku iposita yarafungwaga. Mbega yarameze nk'ingufuri bafungaga afungura. Ariko kuri kesi yo kuvuga anasohoka bwa mbere ikiganiro yavuze urakizi yaravuga ati ngewe ndahindutse ngiye kuvuga ibintu bifite umurongo baka igihugu. Sinshaka kuzagira ikintu cyongera kumuza n'abavandimwe. Yari yize harubwo bamujyanye mageragere kunjyana hirya no hino. Jihadi rero nakubajije ngiye si kirimo kunsubiza. Barimo kwigarura kuri jihadi kandi nge nakubajije kuri papa buryohe. Birakwiye ko papa buryohe yakishimira ifungwa ry'umugabo mugenzi we
ugakomeza ngo jihad birakwiye ko jihad bamufunga by'igihe gito bakamurekura. Birakwiye ko bamufunga by'igihe gito. Kubera iki gihe gito kandi murimo kumusabira gufungwa? Ntabwo ndi kumusabira gufungwa ngo ajye mageragere. Ntabwo ndi kumusabira mageragere. Erega gereza zose ni gereza. Ntabwo ari gereza zose si gereza. Ngo ki? Ntabwo zose ari gereza. Transit iri kimwe na mageragere. Hose ni gereza bro. Ntabwo ari zimwe. Kuko hose ntabwo uba ukifiteho uburenganzira. Ntabwo ari zimwe. Umuntu uri mageragere n'uri igikondo ni bamwe. Ntabwo ari bamwe. Sha bose ni bamwe ntabwo ari bamwe. Ntabwo ari bamwe. Zose ni bahuriye ku gikorwa kimwe, sibyo? None se umuntu ufunze cyangwa n'umuntu ufunze akize bose ni bamwe. Bose barafunze, barafunze. Ufunze ajya neza n'ufunze ajya nabi se ni bamwe. Ufunze ajyamye kuri sima se n'ufunze ajyamye kuri matora ni bamwe. Ariko se zose ko ari gereza nta burenganzira uba wifiteho. Nta burenganzira bwo kujya gusura abawe bagize ikibazo. Bose ni gereza. Yawe uri kuvuga. Rega bose baba bari kuri level imwe. Kuko iyo bahamagaye imfungwa bose barasoma. Reka mvuge ngo gutyo. Papa Buryohe ukwiye kuba umwefluencer. Uri kuvuga ngo jihad yarakosheje ariko mu mubabarije. Ariko warimo kuvuga ati jihad nafungwe. Oya. Ntabwo wabura umuntu utekereza ngo uvuge ngo jihad nafungwe. Tini bamuvuge. Papa Buryohe hindura imvugo. Uwumbishe ari kuvugana na Pastor Claude. Na Claude ntabwo ari pastor. Yavuze ati nge navuze ngo bamufate muri rimbo, ntabwo navuze ngo bamujyane mageragere. Nasohoka kuri ikiganiro. Abisobanura. Hari abantu bari kukataha akantu gatoya bakavuga ngo yaravuze ngo ntibamujyane mageragere. Mageragere si ahantu wakifuriza umuvandimwe, si ahantu wakifuriza inshuti yawe, si n'ahantu heza uko wavuga ngo umuntu ngo najyeyo. Abandi bagarutse bavuga kuri iriya myambarire jihad yaje kuburana yambaye ngo ameze nk'impamfiyo. Ni uburenganzira bwe, nanjye ndiwe nabikora. Kubera iki? Ese ubundi reka nkubaze. Ibitangazamakuru byari hariya ntabwo byari bije kureba izindi mfungwa zindi. Ngira ngo nureba iriya munsi ibitangazamakuru byari hariya. Imvugo n'inyikirizo yari jihad. Ariko ubundi buriya ntabwo bikwiye ko mu gihe umuntu yakoze bamukozeho ikiganiro akwiye kugira pourcentage ahabwa. Wese ntabwo yabikoraga ku bandi. Reba agafaranga abantu yatunze. Nyene we ntabwo yabikoraga ku bandi. Jihad hari wamutangaga ku rukiko mu gihe abandi bari bafunze. Reba agafaranga abantu yatunze. Aya. Urebe jihad abantu ari gutunga. Byibuze hari n'umuntu uri kumuzi ushyira isukari. Ubizi gute se ko nta wamushyiriye isukari? Papa Buryohe aravuga ngo yaramusuye. Yarageze akamwifuriza kujya mageragere, azamusanga yose azajya kumusura mageragere. Ngo nk'umubyeyi wese ukunda abana. Umubyeyi uvuga ngo umwana we ngo yakagombye kuba. Buriya wakwemera ufata umwana ukamufungirana mu isenga y'impyisi. Isenga y'impyisi ushatse kuvuga ninde? Umwana we wamushyira ahantu habi. Habi gute? Gereza ntabwo ari nziza. Gereza ntabwo ari nziza. Gereza si n'ahantu wafata umwana ukamubwira ngo kubera ko ndi umubyeyi mwana wanjye muri gereza. Igororero ngo kubera ko riba ari umubyeyi ngo arimo kugororwa. Ribo ni umubyeyi. Bura ribi mutumije gatatu. Yagomeje akavuga ngo ni umubyeyi. Umubyeyi. Ni umubyeyi se ribi iragutumiza ngo iguhe umugati. Ndabizi se. Ribu siragutumiza ngo igukamira amata igira inka. Ribi iragutumiza ngo ugenzwe. Wowe ayisha ribu yagushatse kuko uri kugenzwaho icyaha. Ribu ni iki? Ubugenzacyaha. Ntabwo ari ubugenza amakosa. Urabizi nabyo? Ndabizi. Ikosa rero, ikosa ntabwo rijya muri ribu. Urarubizi? Ikosa rijya he? Mu bunzi. Rero niba uri umubyeyi ntabwo ukwiye kuvuga ngo umwana wanjye yibona ari umunyabyaha. Ahubwo umwana wanjye yibone, wabwo wowe Papa Buryohe akavuga uti ni mu muduhe. Ni mu muduhe, twe nk'ababyeyi tumuganirize tumuhane. Nibyongera hazaba ari wa mwana utumva. Papa Buryohe telefone yaheruka guhamagara jihad ryari mbere yuko afungwa
ngo mugire inama. Ese ubundi papa buryo Bibiliya iravuga ngo twininiye neza, mbese ngo twitekerejeho neza, tukihana tukicuza, ntabwo twazagirwaho n'urubanza, sibyo? Ubwo urubanza Bibiliya ivuga ni urubanza rwo ku munsi w'imperuka. Hari n'ahandi hantu Bibiliya ivuga ngo ureba nabi mugenzi we bamujyana imbere y'abacamanza, uvuga nabi mugenzi we bamujyana imbere y'abacamanza, utuka mugenzi we bamujyana imbere y'abacamanza, utonganya mugenzi we bamujyana imbere y'iki? Y'abacamanza. Ibyo ni Bibiliya ibivuga, sibyo? Urareba ugasanga buri kosa ryose Bibiliya iravanga ajya imbere y'abacamanza. Abacamanza babaye abacamanza. Kandi umucamanza nyine ni ubutabera, nta miyaga ajya ashyiramo. Uri umucamanza ari na nyoko yakurekura bakagufunga apfa kuba itegeko riri kugufata. Umucamanza ntago agira santima, areba icyo itegeko rivuga, igihano n'itegeko. Ntago avuga ngo ni umwana wanjye ngo ni mubyara wanjye, kuko arebeye ko ibyo bintu ntawafunga. Arebye ngo uri inzobe ntawafunga, arebye ngo uri igikara ntawafunga, arebye ngo uri bogari ntawafunga, arebye ngo uri umukobwa w'icyuki ntiwafunga. Areba itegeko n'igihano. None we papa buryo uvuga ngo nibafunge jihadi nibamukarire bamujyane mageragere kubera ko jihadi yavuze. Ako se burari umwana we bajyanye yamuvugira gutyo. Jihadi yavuze ari gushaka umugati. Nawe papa buryo uri kuvuga kugira ngo ushake umugati. Papa buryo ufashe ibiganiro byose umajije gukora n'ubutubuzi bwose wagiye ukora bakabishyira imbere y'umucamanza, ntago yakuboneramo icyaha, agacugusa agacukuncumura. Dufata abanyamategeko bajye kuri papa buryohe barebe, bashyire ku nkoko bakushumure, nta cyaha babonamo, ntago cyabura. None se papa buryo uretse n'ibyo dufata iki kiganiro twakoze, ufashe umunyamategeko agakushumura yabonamo icyaha, ntago yakibura. Urabizi ko atakibura? Ntago yakibura. None se umuntu wese wakoze ikiganiro akaba yakoreyemo icyaha bamufunga? Twese badufunga, batumariramo, twese badufunga. Kandi papa buryohe nkubwire uruciramo kaso rugafata nyoko, sibyo? Rimwe nigeze najya gusura umwana ufunze, uzi ikintu yambwiye? Yarambwiye ngo narafunzwe, umajije gufungwa ngo nsanga hari inshuti yanjye nasize muri karitsiye nkunda, numva sinafungwa njyenyine. Afata icyaha cye agishyira no kuri ya nshuti ye, ya nshuti ye barayizana barayifunga nayo. Igeze muri gereza kuko yahamutanze baryamaga begeranye kuri sima. Uri kubyumva? Bari muri gereza bafunze akajya avuga ushango uko muri gereza barasenga ngo Imana imbabarire ngo mugenzi wanjye ngo ni inshuti yanjye ngo naramufungishije ngo mushyiraho icyango nta nubwo nari nanabonanye nawe ngo ambabarire ngo ni Imana imbabarire. Abandi bafungwa bakamubwira ati se wamusabiye imbabazi mu nzego bireba? Ati oya, ati tuzajya mu rukiko. Bagera mu rukiko akamushinja, bagera muri gereza akavuga ati rwose ntiyaranahari, kandi kuko ugasanga ibyo avugira muri gereza niko kuri. Buriya ari ibintu bita isheni y'icyaha. Uzi ko buriya jihad ashobora kuvuga uti ngiye video nayakiriye nyikuye kuri papa buryohe nawe wayinyoherereje bwa mbere, papa buryohe bakaba bamufashe by'agateganyo kugira ngo bamugenzeho icyaha nyine nawe. Yego se buriya byashoboka. None se uriya muhungu bavuga wavuze jihadi, jihadi ntiyageze akamubaza turazi? Ati hoya. None se njye nawe duhurira muri dosiye gute? Icyo kibazo ntabwo cyabayeho se? Yaragiye asanga uwo muhungu bari muri dosiye, haramubaza ati hari ahantu nzi? Atashwe da ntaho nkuzi. kandi ari we mu mushinza we. Sinuko tutanzi se, gututanzi ni ibibazo. Je wayisha nshobora gucuruza urumogi, bafata nkavuga ni umuntu wanunsapurayingaga nayishatuye he ku Gisozi, kaba baraje barantwara, wava kugusenga bakakwandurura. Urumva atari ikibazo we Aisha, kuko ribu impamvu uvuze ngo ribu irabikora,
iba ikiri gukusanya ibimenyetso. Niba rero nagushyize mu magambo, niba baravuze ngo ribu ntabwo ifunga, ifata umuntu by'agateganyo, bitandukanye na mageragere yirafunga. Nubwo babyita igororero, ntabwo nemeranya nawe babyita igororero, bajya babyita gereza. baba bakujyanye kugugorora, barakugorora se? Hari abagera banagororotse. Reka dusoze rero mushimira, tureke ibintu byo kujyana abantu kugondama. Mageragere iragorora ntabwo igondamisha. Hari abagondama, genza umugabo wagiyeyo ajya yatari umutinganye. Nk'uko babivuze ko ari amahitamo y'umuntu, ubwo yari yarabuze uburyo yabikorera hanze, yageze harabona uburyo. Rero hari abaragorora ntabwo bagoramisha. Reka nkushimire, bafasha umuntu kwitekerezaho.